Kristo we byari bimeze bite ko twese tumwemera nk'umwana w'Imana, twemera yuko ashobora byose. Ese we yari yaravutse gukora iki? Ese ntabo yaba yari yaravutse mu buryo bushobora kusa nkaho buzagora abantu? Ese ashimwe bene data, Imana ibaho umugisha nanone kandi kongeye kuduha umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Dushaka kugira ngo muri aka kanya tuganire ijambo ry'Imana nanone tureba icyo Imana ivuga ku mibereho yacu ya buri munsi. Hari igihe tubaho mu buzima bwacu tukabaho tutekereza yuko tubayeho gutyo gusa, ariko kuko ubayeho kose hari icyo Imana iri kuvugaho. Imibereho yawe, ubuzima bwose ucamo hari icyo Imana ibivugaho. Ahari wenda ushobora kuba utarafashe umwanya wo kubyitegereza neza, ari nayo mpamvu kano kanya ngira ngo ufashe mu ijambo ry'Imana nkwereke ko imibereho yawe hari icyo wowe washyiriweho, hari impamvu wavutse, hari impamvu uriho, hari impamvu aka kanya uri aha ngaha kuri isi. Ntabwo uri impanuka ku bantu, uri impanuka ku bantu ariko ntabwo uri impanuka ku Mana. Ku bantu bashobora kuba barabonye usa nk'uwatunguranye. Hari igihe tuvuka mu buryo bumeze ukuntu abantu bakibwira yuko twebwe twaje tudateganyijwe. Ushobora kuba narasamwe mu buryo budateganyijwe kuri mama na papa, ariko ku Mana yo siko bimeze. Ku Mana yo gahunda yanzanye kuri isi ibigihari kandi bizarangira, ngomba kuyisoza. Ahubwo ngomba kubanza kuyimenya, namara kuyimenya nkayigenderamo. Kandi noneho ngomba kubanza kumenya yuko ubuzima mbayemo ahari wenda bushobora kuba nubwo bwose bugaragara nk'ubudasobanutse, ariko ku Mana yagushyize kuri isi busobanutse. Reka tuganire ijambo ry'Imana turebe noneho kuri Kristo we byari bimeze bite ko twese tumwemera nk'umwana w'Imana, twemera yuko ashobora byose. Ese we yari yaravutse gukora iki? Ese ntago yaba yari yaravutse mu buryo bushobora kusa nkaho buzagora abantu n'ubwo bose yari umwana w'Imana? Reka tubiganireho tubyumve neza. Tugiye gusoma muri Luka igice cya 2 tugere ku murongo wa 33 tugere ku murongo byibuze ku wa 35. Haravuga ngo se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisiraheli bagwe, benshi babyuke, abe ikimenyetso kigibwaho impaka ngo ibitekerezwa mu mitima y'abantu bihishurwe. Yesu nashimwe cyane. Uyu nguyu uvugwa ni Kristo. Igihe Yesu yaramaze iminsi 8 avutse, nyina mu mico y'Abayuda bagombaga kujyana umwana kumurikira Imana mu minsi 8. Noneho bamujyanye bahura n'umuhanuzi uravuganye n'Imana. Imana yaramubwiye ko atazafata abonye Kristo, umwana w'Imana. Arangije ababwira ukuri kuri Kristo, arababwira nyina Mariya ngo uyu avutse kugira ngo bamwe mu Bisiraheli bagwe, kugira ngo abandi babyuke, abe ikimenyetso kigibwaho impaka, kugira ngo ibitekezwa mu mitima y'abantu bijye ahagaragara. Rero reka nkubwize ukuri, iyi si twavukiyemo buri muntu wese afite icyo yavutse aje gukora. Ahari nawe waba ufite umuhamagaro nk'uyu nguyu wa Kristo, ubayeho mu buzima wibazwaho n'abantu bitewe n'imibereho yawe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko nubwo waba ufite ubuzima busa nkaho budasobanutse, cyangwa se busa nkaho burimo inzitizi nyinshi, cyangwa se busa nkaho bugora abantu, hari igihe ushobora kubaho ufite ibibazo ku buryo uzisanga ukeneye ubufasha buturutse mu bandi bantu, ariko noneho bakakufata nk'ikibazo, ariko ubundi wowe warashyiriweho kugira ngo ugaragaze abo bari bo. Iyo rero uri kubikora buryo buri mu murimo wawe neza, nubwo witwa nkaho nta kintu mwese ashobora kuba uyu muntu nuwo kutugora gusa, nuwo kugira ngo ubuzima bwiwe duhore tubuhetse, ariko hari imibereho tujya tugira kugira ngo dushyire amarangamutima y'abantu hanze. Iyo ngewe nshyize amarangamutima y'abantu hanze, ariko Imana yashyiriyeho wa murimo burangiye. Yavuze ngo kugira ngo bamwe mu Bisiraheli bagwe, abandi babyuke. Kristo yaje yigisha mu buryo butandukanye nubwo abafarisayo bigishagamo. Abafarisayo ngo bagendaga bambaye neza, bameze neza, aza yambaye ikanzu imwe. Noneho babandi bari bazi ko abantu bigisha bagomba kuba bameze gutya, batangira kwibaza bavuga ati, ariko uyu muntu ntabwo yaba ari umwigisha? Ni gute umuntu yaba yigisha adasa neza nka runaka, atameze nka kanaka tuzi, atambara costume nka kanaka, yambara gutya atameze nka runaka? Babandi bakagwa. Noneho abandi bakabona yuko noneho aje aciye bugufi, noneho bakabyuka. Abo yarakeneye ko babyuka nabo arakeneye ko bagwa nabo ngabo, no kuvuga ngo bamwe bagwa, nubwo Bibiliya ivuga ngo bamwe bazagwa n'ubundi niyo ari bahagaze. Buryo umuntu ujya kugwa n'ubundi ntago abasanzwe birimo, ubirimo neza n'ubundi abigumamo, agashobora kubivamo.